mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana bisakare kuri mwebwe mwese abaduteze amatwi abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turasabira amahoro n'umugisha intumwa Muhammadi, intumwa Yezu, intumwa Abrahamu, intumwa Musa, ariwe Mose, n'abandi bose. Dusabira ndetse n'abandi bose bizera kuzahura n'Imana banakora n'ibikorwa byiza bizabahuza n'iyo Mana ku munsi mperuka iyo Mana ibishimiye. Ni muri urwo rwego rero twongeye kugaruka aha ngaha kugira ngo duhugurane ku byerekeranye n'inyandiko cyangwa se iyobokamana. Arakoze cyane rero Prana, twongeye kugaruka indamutso mwayumvise. Prana rero ubushize twaganiriye ku kiganiro aho twabazwaga umubyeyi yatubaza atari ko mwe Yezu mufata nk'iki, Yezu ni iki ku bwanyu? Hari umunsi umwe uratubwira uti twirinda kuvuga ibintu ngo tubihimbi, kuko turamutse tubivuze ubwo byaba ari nk'ibyacu, ariko abantu bafite aho babisoma. Ndagira ngo wongere utunyurire muri iyo ngingo tugire urumuri, noneho tubone gukomerezaho ku yindi ngingo wenda umuntu yakwibaza atari ku bundi yarindi. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije, cyangwa se uriya mubyeyi yabajije ngo Yezu yari iki. Ndibuka yabaje ngo Yezu yari iki, kubera ko we yaza kuvuga ngo yarinde yari kuba asobanuza yari muntu ki, ariko yabaje ngo Yezu yari iki, kubera ko Yezu ukubaho kwe Korani tugaragariza ko ari igitangaza, ndetse we na mama we Imana yohereje ku batuye isi. Yezu we nyirizina na mama we Mariya ni igitangaza cy'Imana. Umuntu ubona, umuntu wumva Yezu, umuntu wumva Mariya, Korani yavuze ko Imana yabohereje kugira ngo babe igitangaza ku batuye isi. Vuga ngo ni igitangaza, ni ikimenyetso abantu bazahora bavuga kuzarinda isi irangiye. Ntabwo Yezu na mama we bizahagarara, nta nubwo abantu bashobora kuzamenya ukuri nyirizina kiretse igihe Yezu ubwo azaba yagarutse, nibwo abantu bazamenya. Ariko abantu bazakomeza kumugira igitangaza kiganirwaho, cyangwa se nk'ikimenyetso cy'Imana. Yezu ni ikimenyetso cy'Imana, we na mama we. Korani igaragaza ko ari igitangaza Imana yoheje ku isi. Igitangaza rero ni ikintu abantu bahora baganiraho, bese batangarira, bavugaho, kitajya kirangira, bese ntibashira inyota yo kukivuga no gukomeza kukiganiraho. Niyo mpamvu abantu batagakwiye kuba bajya impaka cyane, batako kuki abantu bamwe bavuga Yezu gutya, abandi bavuga Yezu gutya, abandi bavuga Yezu gutya, bese usange abantu bagiye no kuba hari n'ababifarega. Oya, iki ni igitangaza, ni ikimenyetso abantu bazavugaho kuzarinda isi irangiye. Cyambere rero Yezu nuko ari igitangaza, niko Korani tubwira, ndetse we na mama we. Icya kabiri Yezu, hari umuntu yabisoma hehe uwo murongo uraza kutubwira kuza kuba hano uri muri Korani. Icya kabiri Yezu ubundi ni umuntu, ni ikiremwa. Ni ikiremwa cyitwa umuntu, ntabwo ari ikiremwa cyitwa umumarayika, ntabwo ari ikiremwa cyitwa igini, ntabwo ari ikiremwa cyitwa ikindi icyo ari cyo cyose. Yezu ni umuntu nyirizina wuzuye, wujuje ibyangombwa byo kwitwa umuntu. Iyo usomye mu gitabo cya Yohana, ubwo mvuze igitabo cya Yohana kubera ko ntabwo mvuze igitabo cya Bibiliya. Oya, ni igitabo cya Yohana, ariko kiri heye, kiri muri Bibiliya. Kuko Bibiliya urumva ni ibitabo byinshi biyigize, ni umuzingo. Bibiliya, biblioteke, ni umuzingo, nubwo ntago ari igitabo. Mu Cyongereza nibyo bavuga ngo Book of John chapter, bagahita bagenda. Niho bahita bavuga ngo ni igitabo cya Yohana kuri chapitre ya kangahe. Yego, ni igitabo cya Yohana
kiri kumwe n'ibindi bitabo byinshi ariko biba mu muzingo witwa Bibiliya. Urumva ko Bibiliya hari abantu bajya beshya ngo birango ni igitabo, oya ni umuzingo w'ibitabo. ako nako kugasobanukirwa biragora. Kuko abayizanye imbere bayise Biblos mu Kigiriki, ubwo kwitwa Bible n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero turebye mu gitabo cya Yohana kiri mu muzingo witwa Bibiliya, Yohana 8:40. Reka tuhasome igice cya Yohana, muri Yohana igice cy'8 ku murongo waho wa 40. Haravuga ngo Yezu ubwe yaravuze ati, katuhagere, ngo ubu rero murashaka kunyica. Ubundi muri Bibiliya nyirizina ngo ubu rero murashaka kunyica, nje ubabwira ukuri numvanye Imana. Urumva? Yego. Yezu aravuga ngo ubu rero murashaka kunyica. Mbese ni nko kubaninyega, ni nko kubagaya. Ahubwo ati ko murampora iki? Nje ibyo mbabwira nge nabyumvise ku Mana. Kuko murashaka kunyica. Kandi ibyo mbabwira ibyo nge numvise ku Mana. Ibyo mbabwira si ibyanjye. Nibyo numvise ku Mana. Aravuga ati uwo murashaka kumpitana. Murashaka kunyica. Munzi ko mbabwira ibyo nababwiye nakuye ku Mana. Kuko bari bazi ko ababwira ibintu bye ari umufilozofi. Aravuga ati reka dange nabikuye ku Mana. Iyo usomye muri Bibiliya yera ho haranditse ngo ariko dore none murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, ndi umuntu ubabwira iby'ukuri byo numvise ku Mana. Iyo ni Bibiliya yera. Murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri byo numvise ku Mana. Wasoma mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cya 2 ku murongo waho wa 3 kugeza kwa 5. Haravuga ngo Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo waho wa 3 kugeza kwa 5. Haravuga ngo ngicyo ikintu gikwiye kandi kinogeye Imana umukiza wacu. Imana umukiza wacu. Hari abantu bajya bavuga ngo Yesu ngo niwe mwami n'umukiza, ariko hano bari kutubwira ngo umukiza wacu. Reka rero turebe umukiza ngo ninde. Ese koko ni Yesu? Yo ishaka ko abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri, iyo Mana ariyo mwami, ariyo mukiza. Irashaka ko abantu bakira bakamenya ukuri. Ubwo ntabwo ari Imana se? Ni Imana iyi ngiyi niyo bari kutubwira. Niyo bari kutubwira ngo kuko rero Imana ni imwe rukumbi. Nujye mva abasiramu bavuga ngo Allahu Akbar. Iyo umuntu yinjiye idini twumva ngo vuga ko Imana ari imwe rukumbi. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Vuga ko Imana ari imwe rukumbi. Tubyanditse muri Bibiliya. Muri Bibiliya ntagatifu, muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 5. Ngo ukuri nyako ngo nuko abantu bamenya ko Imana ari imwe rukumbi, n'umuhuza w'abantu n'Imana akaba umwe, ni Kristo Yezu umuntu nyirizina. Oya. Umuntu nyirizina do origine. Ako kajambo shizeho. Oya. Basome muri Bibiliya. Muki? Basome muri Bibiliya ngo kuko Imana ari imwe rukumbi. Hano barapresiza. Ni mu yihe Bibiliya? Bibiliya ntagatifu. Imana ni imwe rukumbi. Hakaza hakabago. Yego. Tukitsa ho gatoya. Ngo n'umuhuza w'Imana n'abantu akaba umwe, ni Kristo Yezu umuntu nyirizina. Ko babyongeyeho nyirizina. Ako kajambo ka nyirizina niko kari muri Bibiliya. Niko nakomeje gutangarira ubwo nyirizina. Vuga ngo nta gushidikanya ngo Yezu yenda ngaravangiye. Hariya watubwiye ngo kandi ari umuntu, ndi umuntu ni wabivugaga. Yezu yaravuze ngo dore rero murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri byo numvise ku Mana. Yohana 8:40. Yego. None muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 3 kugeza kwa 5 haravuga ngo ibyiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, abantu bagakiranuka. Imana nishaka ko abantu bakizwa. Bakizwa. Ntabwo ari ugukizwa ku bwa Yesu.
n'abantu nibakizwe bamenye ukuri, bave mu buyobe, bave mu moshya, bave mu rujijo, bave mu icuraburindi, nibakizwe. Kizwe umenye ukuri, kizwe usobanukirwa ukuri. Akira agakiza. Ubwo kwakira agakiza nuko umenya ukuri, ugasobanukirwa, ukava mu rwijiji rw'umwijimo, ukava mu rupfu ukajya mu bugingo. Gukizwa rero ni ukwemera ko hariho Imana imwe rukumbi. Yego. Ukamenya ko na Yezu ari umuhuza w'Imana n'abantu kandi ari umuntu. Ibyo nubimenya gutyo uzaba ubonye agakiza. Abyumvishije? Harya ngo Imana imwe rukumbi? Ni Imana imwe rukumbi. Kandi n'umuhuza w'Imana n'abantu nawe ni Yesu Kristo, umuntu nyirizina. Numenya ko hariho Imana imwe rukumbi, ukamenya ko neza ari umuntu nyirizina. Originalite ye ari umuntu nyirizina wuzuye, uzabonye agakiza. Ubwo ngubwo naho ubushize twari twagarutse ngo atubwire iyo wa muzee bavuga ngo Yezu ni iki. Icyo cyo noneho ndumva tugarutse kuri iyo mirongo by'iteka mu by'ukuri, yaba ibyo Yezu yavuze, yaba ibyo kwa Timoteyo bavuze, keretse rimwe hari ikindi wongeraho tukimuka tugaye kureba ngo ariko ninde, ubundi we ninde. Ibyo ngibyo ntekereza ko byaba bihagije, kubera ko Yezu ubwe yaje avuga ko yaje ava ku Mana. Yohana 5:30 yavuze ko n'ibyo avuga atari ibye. Yego. Yohana 5:30 Yezu yaravuze ngo reka tuhasome twumve inyandiko yaho ukuntu ivuga. Yesu aravuga ngo ntacyo nshobora gukora ku bwanjye, nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera, kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo uwantumye ashaka. Uwantumye ashaka. Ubwo isano afitanye nako isano y'ibyo arimo gukora naho ava nuko ari ubutumwa. Ni ubutumwa arimo gushyitsa. Yezu ni iki? Ni intumwa. No kuvuga ubwo urusa nk'utwongereho indi ngingo. Yezu ni umuntu, arakantu kajemo ngo nyirizina. None haje indi mirongo itubwira ngo intumwa. N'umuntu ariko w'intumwa. Ntago ari umuntu nkanjye Purana, ntago ari umuntu nk'undi muturage wese, we yarafite umwihariko uko yari intumwa, nkuko Muhammad yari intumwa, nkuko Mose yari intumwa, nkuko Nowa yari intumwa, nkuko na Zakariya na Dawidi bari intumwa. Iryo niryo tandukanirizo riri hagati ya Yezu n'abandi bantu. Niryo tandukanirizo riri hagati y'izindi ntumwa n'abandi bantu. Nuko yari intumwa nk'izindi ntumwa. Ako niko kantu kiyongeraho. Kandi intumwa zabaga zifite umwihariko kuko zo zabanaga na Mareka Gaburiyeli, zoherezwagaho Mareka Gaburiyeli cyangwa se Jiburili. Abandi bavuga butumwa ro batari intumwa, bo ntago bamwoherezwaho ngo berekwe batangaze, ahubwo bo bahabwa icyo twita hidaya, gushyirwamo umuyoboro kugira ngo babashe kuba bavuga ubutumwa bwiza. Ubwo rero handi wigeze kutubwira uti ngo Imana ngo iravuga ngo mugire ikimenyetso, ubundi ubwo wari utubwiye iby'ubutumwa. Subhanallah. Umuntu w'intumwa ariko ngo w'ikimenyetso abantu bazajya bahora bajyaho impaka. Nigeze gusoma mu gice cya 19, mu gice cya 19 nko ku mirongo ya 34, avuga ngo uwo nguwo niwe Yesu mwene Mariya. Korani 19:34, ubundi Korani igice cya 19 ku murongo waho wa 18 hatangira havuga amakuru ya Isa bin Maryam. Wageze ku murongo wa 35 Imana igasoza ivuga ngo imbese ivuga amakuru ye
igasoza ku murongo wa 35 ivuga ngo ubu ngo turi kubabwira uko yavutse nuko yasamwe ubu zalika Isa bin Maryam, uwo niwe Yezu mwene Mariya. Ijambo ry'ukuri babashidikanyaho abantu bataramenya. Yesu rero Kristo ku rundi ruhande nanone akaba ijambo ry'Imana kuko yavutse kubw'ijambo. Yavutse Imana ivuze ngo nihabeho Yezu ajye mu nda ya Mariya asame. Ntabwo yavutse nk'uko twebwe tuvuka. Ntabwo yavutse nk'uko Adamu yavutse. Ntabwo yavutse nk'uko Eva yavutse. Buri wese yavutse mu buryo bwe. Eva Adamu twabonye ko Imana yabumbye igitaka ihuhamo umwuka wayo w'ubugingo. Ikibumba Imana ihuhamo umwuka wayo, habamo umuntu witwa Adamu. Imana irongera ifata Adamu iramusinziriza, urubavu irukuramo umuntu bita Eva, nawe imuhuhamo umwuka, habaho Eva. Imana irongera ifata Mariya cyangwa se Mariya nyababyeyi ye irategeka ngo nisame umuntu witwa Yezu. Nyababyeyi irasama, Mariya arabyara. Itegeko ry'Imana riraje ravuze ngo nasame. Arasama. Iyo rero usomye neza, ariko kubera iki kubera iki nyine byagenze bityo? Urumva abandi bantu barimo barororoka, abo ngabo babiri utubwiye ko babayeho mu ntangiriro, none haje Yezu abayeho atyo. Abayeho atyo, Imana irimo irabishakira iki? Imana icyo yabishakiraga ni ukugira ngo abantu babeho mu buryo butandukanye, yerekane ubushobozi bwayo. Ishobora gukora ibyo abantu batabasha, kuko urumva ntago ugiye gukoresha ubwenge ntago bwabasha kubifata, ahubwo ni ukugira ngo Imana yitwereke n'ubukuru bwayo. Urugero, ntago ushobora kumbwira ngo ibumba riri hariya ngo Imana irahuhamo umwuka riba umuntu. Ubwenge ntago bishoboka, ariko byarashobotse kubera ko niyo yabikoze. Ntago ushobora kuvuga ngo urubavu rubavamo umuntu rute, urubavu ruvemo umuntu agira amaso kandi nawe agira izindi mbavu, agira amaguru, agire umutwe, agira amaboko, umurubavu. Mu bwenge wowe ushatse gukoresha ubwenge ntibyakunda, ariko imbere y'Imana birashoboka. Ibyo rero kuba Imana yarabikoze si n'igitangaza kuba noneho yafata na nyababyeyi y'umugore kavuga ngo nihavemo umuntu. None se kuki yavuze ngo igitaka ari kibemo umuntu? None se kuki yavuze ngo urubavu niruvemo umuntu wuzuye? None se kuvuga noneho umuntu yamaze kubaho, kongera Imana ivuga ngo niyongera abe mu ndi muntu? Cyumva ari ibintu bitangaje se? Imana niyo mpamvu ivuga ngo urugero rwa Isa muri Korani, ngo urugero rwa Isa imbere y'Imana ngo ni nk'urugero rwa Adamu. Imana yamuremye mu gitaka, iravuga ngo kunufa yakunumaho abaho. Ntabwo rero ari umwihariko wa Yezu ko yarabayeho muri buriya buryo, ahubwo iyo unarebye usanga Adamu uburyo yabayeho bukomeye kuruta ubwa Yezu, n'uburyo bwa Eva bukomeye kuruta ubwa Yezu. Kuko Adamu ntabwo yigeze agira uwo yita papa cyangwa mama, yibonye ariho gutyo gusa. Eva yibona aturutse mu rubavu rw'umugabo, ntabwo yamwise papa. Mu gihe Yezu we yagiye kwibona, yibona aturutse mu rubavu rwande, aturutse muri nyababyeyi ya Mariya. Kuko Mariya urumva we yari asanzwe ari umuntu. Ariko Mariya ngo marayika aza kumubwira ibyo bintu ngo nawe byaramuteyemo akabazo. Byamuteyemo akabazo. Kwa kiyusomye Korani igice cya 19 ku murongo waho wa 20, marayika yaraje amubwira ko azasama. Arambwira ati nigute nagira umuhungu kandi nta mugabo nigeze, ndetse nkaba ntarigeze naniyandarika. Nibwo rero marayika amubwira ati bizagenda gutyo ko niko Nyagasani wawe yabigennye. Ayo makuru rero arakomeza ukageza ku murongo wa 34, aho Imana yavuze ngo ku murongo wa 34 ngo uwo niwe yise mwene Mariyamu, imvugo y'ukuri abenshi mu bantu bashidikanyaho. Kuri 21 muri icyo gice bavuga iki? Kuri 21 harimo amakuru avuga uburyo marayika yaje abwira Mariya kazasama. Kuko yarambwiye ati, marayika yarambwiye ngo uko niko bizagenda Nyagasani wawe. Aravuze ngo ibyo kuri nge biroroshye,
turashaka kumugira ikimenyetso ku bantu kigaragaza ubushobozi bwacu n'impuhwe ziduturutseho kandi iryo ni iteka ryamaze gucibwa. ubwo ntimugarutse kuri rya jambo ry'ikimenyetso? Ni ikimenyetso kandi akaba ari n'impuhwe, ku bantu. ni ikimenyetso rero mu by'ukuri umuvandimwe ngira ngo yabyumvise tubitinzaho. ariko Yezu ni mwene nde? Yezu ni inde? iyo bavuze ngo ninde, burya umuntu agira se, akagira igisekuru, akagira iyo ngingo tuyigarutseho muyivugaho iki? Yezu ubundi ntabwo agira ise umubyara. Yezu agira inkomoko yakomoka kuri nyina. Niyo mpamvu Korani yavuze ngo Isa bin Maryam, Yezu mwene Mariya. Wasoma Korani iki gice tumaze gusoma cya 19 ku murongo waho wa 18 kugeza ku 35, wasoma Korani igice cyaho cya kabiri ku murongo waho 30, igice cya gatatu ku murongo waho 35, hose havuga amakuru ya Yezu. Yezu kari mwene Mariya. Urumva Yezu afite inkomoko, afite uwakomokaho. Ariko ntabwo uyu munsi uzavuga ngo Eva ni mwene nde. Eva ukomotse muri Adamu. Ese Adamu we ni mwene nde? Urumva ko rero Adamu yurebye wavuga ko anakomeye kuruta Yezu, cyangwa Eva akomeye kuruta Yezu, kuko Yezu we afite ingobyi yaturutsemo, ingobyi yamutwise. Yezu yonsa ibere, Yezu bamushyize mu mugongo, Yezu yabeho mu buzima nk'ubwo umwana wundi wese abamo. Ariko Eva ubwo buzima ntiyabubayemo, Adamu ubwo buzima ntiyabubayemo. Imana yarabaremye avuga ngo kunu fa yakunu, bisanga ari abantu buzuye bakuze. Ariko mu gihe Yezu we yabanje kuba amadwedwe, kuba gahinja gasinziriye, baramugaragura, bamushyira mu byahi, bamujyana mu irangamimerere kumwandikisha, bakamujyana kumuvuza, mama we akamuremana amasoko, akamujyana amuhetse mu mugongo, akarira, akamuhoza ati horere mwana wanjye. Yabayeho ubuzima nk'ubwacu. Ariko ubwo buzima Adamu ntiyabunyuzemo, ubwo buzima Eva ntiyabunyuzemo. Ako gahinja ko numva se tutabita ibikomerezwa. Ako gahinja ko numva gateye impuhwe. Urumva ubwo buzima yabubayemo. Kandi yajyaga yita Mariya ngo mama, ngo mama wanjye. Ariko Eva ntabwo yigeze avuga mama wanjye, Adamu ntigeze avuga mama wanjye, kuko ntabwo babazi, ntabwo babazi. Hanyuma noneho rero nko ku bantu bibaza icyo amasekuruza ya Yezu. Yezu ubwo abamwene Imana, abamwene Yozefu, abamwene nde, abantu bashingire ku iki kuri iyo ngingo? Iyo urebye muri Matayo, muri Matayo igice cya mbere handitse ngo amasekuruza ya Yesu Kristo. Urumva ko Yezu afite amasekuruza. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo waho wa mbere, ngo amasekuruza za Yezu Kristo. Ngo dore igitabo cy'amasekuru Yesu Kristo, umwana wa Dawidi mwene Aburahamu. Bagakomeza bavuga uko bagiye babyarana, hanyuma bikaza gusoza ngo Yakobo ku murongo wa 16, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Urumva ko Yezu afite inkomoko. Kabayi wa Yozefu se? Nanone aha wenda ntabwo aha wenda nabanditsi. Urumva? Ariko hano bavuga ngo Yakobo abyara Yozefu. Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Ubwo ninde wabyaye se? Uwabyaye ni Mariya, ntabwo ari Yozefu. Nuvuga ngo uwo mwana ni uwa Yozefu cyangwa ni uwa Mariya? Ni uwa Mariya. Yozefu yashatse Mariya, ariko Mariya akaba ari nyina wande wa Yezu. Naringize ngo Yozefu ari washatse, ari wabyaye Yezu, kandi Yezu akaba umugabo wa Mariya. Oya, Yezu yabyawe na Mariya. Hanyuma Mariya nawe yashatse Yozefu. No, ntabwo ari umwana wa Yozefu. We ntabwo ari umwana we.
dore ukuntu ibyanditswe bivuga muri Matayo y'abantu baze kwasoma ngo amasekuru ya Yesu Kristo. Sibyo urumva Yesu afite umuryango akomokamo, afite inkomoko. Mu gihe Adamu we nta nkomoko, nta muryango agira. Wambwira iki se kuri wa muntu utubwira ati Yesu ni Alpha na Omega? Yesu nta se yaba Alpha na Omega gute? Yesu yabayeho asanga Adamu. Yesu yabayeho asangaho Eva. Yesu yabayeho asangaho nyina wamubyaye. Yesu yabayeho asanga umuryango akomokamo. None isugara Alpha na Omega gute? Okay. Ushyira mu bwenge, rega hari ibintu tuba tugomba gukoresha n'inyura bwenge. Yesu haraba yaje asangaho abantu. None hano bakavuga ngo ibisekuru. None si ibisekuru niwe wabibanjirije. Wowe ngubu wabanziriza igisekuru cy'ukomokamo. Umuntu yabanziriza. Okay. Tuvuye iyo ngiyo rero. Ubwo ni ukuvuga ko Yesu waruriye kudusomera, ubwo ni ukuvuga ko rero ari mwene Mariya ariko washakanye na Yosefu. Bidasobanuye ko Yesu ari umuhungu wa Yosefu. Oya, Yesu hano muri Matayo 1:2 ku murongo, muri Matayo 1 ku gice cya mbere ugakomeza ugasoma kugeza kuri 16. Yosefu ni mwene Yakobo. Yosefu ariwe mugabo wa Mariya. Mariya ariwe wabyaye nde? Yesu. Hano barabisobanura. Hano ntabwo bavuga ngo Yesu ise wa Yesu. Oya. Yosefu ni umugabo wa Mariya. Mariya ariwe wabyaye Yesu. Ntabwo bavuga ngo Yesu ngo Yosefu ni umugabo wa Mariya kandi Yesu akaba ari umwana wa Yosefu. Hano barabisobanuye. Niyo mpamvu rokora bivuga ngo Isa bin Mariya, Yesu mwene Mariya. Yesu mwene Mariya. Niyo mpamvu ubwo Yesu apana iki na Yosefu? Yesu cyapfana na Yosefu. Abana bato barimo kutwumva bumve. Kwese tumwite ise w'icyubahiro se? Ubwo ni umugabo wa nyina. Umugabo wa nyina sinzi mu Kinyarwanda. Nuwo nguwo nyine ni umugabo wa nyina. Ni umugabo. Icyo bapfana Yesu cyapfana na Yosefu nuko Yosefu ari umugabo wa nyina. Ariko sisi. Ariko mubona harimo izihe mpungenge umuntu aramutse yadutse akatubwira ko Yesu ari umwana wa Yosefu, haba harimo icyo kibazo? Cyaba ari ikinyoma gikomeye cyane. Cyo cyaba ari n'icyaha guhimbira kwitirira umuntu undi kandi atari byo. Kandi yega Yesu nubwo tumufata nk'umuntu, ariko Yesu aremetse mu buryo bw'iyobokamana. Iyo tuvuga Yesu tuba turi no muyobokamana. Ntabwo Yesu tumuvuga ngo tumugeranye nk'umuturage usanzwe. Oya, Yesu ari mu iyobokamana, yavutse mu buryo bw'iyobokamana. Kuvuka kwe ni impamvu iyobokamana. Ntabwo rero Yesu wajya kumuvugaho uko ushaka, ngo umufate uko ushaka, umwitire uko ushaka, ntabwo bishoboka. Ariko hari abantu igeze kumva bakora sakirego ngo Yosefu ngo Yesu ngo ni umuhungu wa Yosefu. Nigeze kumva abantu babivuga, ngo ngewe ntabwo wumva ko ari byo. Nibyo navugaga nti wabifata utari kuratubwira icyo cyaba ari n'icyaha, kubera ko ari ugushyira umuntu mu isano ritari ryo. Reka tugushimire cyane ku kiganiro twagiranye uyu munsi. Uradukebura ukatubwira ukadutanadufasha gusubiza ibibazo biba bigoye mu by'ukuri, kandi Nyagasana ajya kongerera ubumenyi ubisobanukirwe. Abwo umuntu wasoma uwo murongo akumva ko Yesu ari umwana wa Yosefu, ngira ngo menya bitakomeza. Yesu ntagira se. Yesu igisekuruza cye gikurikira nyina, niba nabyumvise neza. Igisekuruza cya Yesu gikurikira nyina, ntabwo gikurikira se. Oya, inkomoko kwa nyina. Kuko ntasagira. Oya, ntasagira. Dusozereza aho ngaho rero, sinzi niba hari ijambo ritoya wenda waza kutu. Hari umurongo mwari mwansabye ugaragara muri Korani igice cya 22 ku murongo waho 50. Bagira batiki. Imana yavuga iti twamugize igitangaza we na mama we kugira ngo twerekane ubushobozi bwacu, tubajyana ahantu hirengere kandi hari ituze n'ibizenga by'amazi, amasoko y'amazi. Imana rero muri Korani 23 igice cya 23 ku murongo waho 50 iravuga ngo twamugize igitangaza we na mama we. Vuga ngo Yesu rero ni igitangaza cy'isi, Mariya ni igitangaza cy'isi,
uwuzajya yumva Yezu ajya amufata kari igitangaza. ariko iryo jambo abantu bakeneye kumenya aho ryanditse bakarishyira ku gakaramu. Nibandike Korani igice cya 22 ku murongo waho wa 50. 22 ku murongo sorry 23 kuri murongo waho wa 50. Umurongo wa 50. Nyamuneka mu byandike muze kureba koko ngo Yezu ngo yabaye igitangaza. Ni igitangaza we na nyina. Aremetse mu buryo bw'igitangaza. Ubundi we yakoze ibitangaza turabizi. Ariko nawe ubwe ku giti cye yakoze ibitangaza, ariko nawe ubwe ku giti cye ni igitangaza. Ngo ni igitangaza cyakoraga ibindi bitangaza. Yezu ni igitangaza ukurikije Qur'an uko imuvuga. Iyi nyandiko nta handi hantu mu bitabo bindi uzayisangamo. Qur'an igaragaza ko Yezu we na mama we ari ibitangaza. Yezu rero ko yarakoraga ibitangaza, ni ibitangaza n'undi byibyaraga. Ariko hari wabimukoreshaga, uwamugize igitangaza ari we Mana, ni nawe wamuhaga gukora ibyo bitangaza. Kuko anazura Lazaro, abantu bazasome neza, yaravuze ngo Lazaro sohoka. Yarararamye areba mu ijuru arasaba, abwira Imana ngo iteka nzi kunyumva. Asaba Imana kugira ngo imuhe imbaraga zo kuzura Lazaro. Yego. Yezu arangije aravuga ngo iteka nzi kunyumva, ngo ariko mbivuze kubw'abangose ngo bizere ko naturutse iwawe. Oya uretse ngabivuze kubera iki? Kubw'abamugose. Abantu bari baraho yageraga ngo abereke ko ibyo akora atari ubushobozi bwe, ahubwo hari uwabimuhaye, hari uwabisaba. Yarararamye rero areba mu ijuru ajya kuzura Lazaro, asaba Imana. Ngo Yezu yarasanzwe yifitemo ibitangaza, ariko hari uwabimuhaga. Kuba ko yari yaraje kumuhamya, niyo mpamvu yararamye areba mu ijuru aravuga ngo Lazaro sohoka ku bushobozi bw'Imana. Arabanza asaba Imana. Ibyo nabyo biranditse. Abantu benshi bazi, nta muntu utazi amakuru yuko Yezu yazuye Lazaro. Nta muntu utabizi. Ariko yamuzuye ate, abikuye he? Uwo murongo umuntu awusesenguye akuramo iki? Akuramo ko Yezu nta kintu yabashaga gukora, nkuko twabibanye muri Yohana 5:30, nkuko yabihamije ngo ntacyo abasha gukora ubwe ku giti cye. Uko yumvise nikaca amateka kandi yacana y'ukuri. Buriya iyo ajya kuzura Lazaro, Imana ntimwemerera. Kugira Lazaro ntiyari kuzura. Ntabwo byari gukunda. Ntabwo byari gukunda. Ibya Lazaro babisoma. Ibya Lazaro mu gihe uri bube urimo kundebera umurongo, ndagira ngo mbasezere mu by'ukuri bavandimwe twafashe iminota. Ariko mu bihe biri imbere inshallah turaza kugenda tunagira n'abashyitsi baza kugenda batuganiriza. Mwabyumvise ko mu by'ukuri ntabwo ibintu biba byoroshye kubisobanukirwa, keretse iyo wicaye hasi ugashyira ubwenge hamwe ugakurikira, hanyuma ugakurikiza, ukamenya aho urimo kujya, ukamenya ibyo urimo kuvuga, ukamenya ibyo urimo gukora. Hirya y'ejo bundi utazasanga ntacyo uriho. Hirya y'ejo bundi utazasanga urimo no kugenda umeze nk'umuntu urimo kugenda mu ishyamba rimusumba atazi icyerekezo arimo. Ni Voice of Africa 94.7 Kigali FM. Narimbajije umusesenguzi mbere kugira ngo mbabwire, narimbajije umusesenguzi ariko harya ibya Lazaro bibahe? Ibya Lazaro kuko uwo murongo ngiye impamvu ngutinzemo, nashaka ko tumenya ahantu uri. Abantu bakeka ko kuba Yezu yarazuye umuntu ari bigaragaza ko koko ashobora gukora byinshi cyangwa byose. Ndetse ngo uko nguko niko yagendaga natsinda urupfu. Yarutsindiye mu bantu, azura abapfuye, ngo aramanuka rwose ngo ajya no mu kuzimu, urupfu amukubita inuza akajido. Ntazo nikatubwiraga ubwo nyine abashyizemo n'igitaro. Ati ngo amwaka imfunguruzo uzi kuzimu, ngo arazamuka. Lazaro yagize gutya rero abarazuwe. Niba wamaze kutubonera aho ibyo bintu biherereye ni sawa, utarahabona nabwo twazabigarukaho utaha. Ni mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Kandebe neza. Ubwo ni igihe Yezu yazuraga Lazaro. Igihe Yezu yazuraga Lazaro. Yesu azura Lazaro
Musa n'ibiriya ntiyabisoma nko muri Yohana. Mbo muri Yohana, Mariko, muri Matayo hose biriyo. Iyo nkuru ibamo muri Yohana ku murongo wa 10 ku gice cya 11 ku 11 Yohana irahaba. Ndetse Luka nawe yaje kubyandika mu gice cya 10. Muzasoma muri Yohana igice cya 11 ku murongo waho wa mbere. Iyo nkuru niho yanditse, irakomeza ikageza ku murongo waho wa 14.